inteko y'abakaridinali 133 bateraniye muri chapelle ya Sistine i Vatican kuri uyu mugoroba wa tariki ya 8 Gicurasi 2025 yatoye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika Cardinal Robert Francis Prevost. Itorwa rya papa mushya ryemejwe n'umwotsi w'umweru mu by'ukuri w'urwererane wagize gutewa wazamutse kuri chapelle ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Bisobanuye ko mu itora umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi ari hejuru ya 89 muri 133 y'abakardinali bitabiriye itora. Cardinal Robert ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma yaho habaye ibyiciro bitanu by'itora birimo kimwe cyabaye tariki 7 Gicurasi n'ibindi byabaye ku ya tariki 8 Gicurasi. Afashe izina ry'ubutungane rya Leo wa 14 mbere yuko papa mushya agera imbere y'abateraniye mu kumbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero yabanje guherekezwa mu cyumba kihariye kiri iruhande rwa chapelle ya Sistine. Iki cyumba nk'icyumba cya Marira kigaragara nk'igisanzwe ni gitoya ariko gifite gisobanuro gikomeye kuko giha papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi papa mushya agira iyo amaze kukigeramo avanze n'ubwoba ndetse n'amarira y'ibyishimo. Aha niho kardinali watowe yiyamburira ikanzu itukura y'abakardinali akambara yere ya papa mushya. Biba bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane. Muri iki cyumba abarimo amakanzu 3 ya papa arimo intoya iri mu rugero ndetse n'inini kuko abadozi b'i Vatican baba batazi niba papa mushya azaba abyibushye cyangwa ananutse, bivuze ko iyo amaze kugeramo yambara imukwiye. Haba harimo kandi inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro bitatu bikomeye: guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco shingiro ya Kiliziya Gatolika. Iyo papa mushya avuye kuri mu cyumba cya Marira yerekeza ku ibaraza ya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Nyuma y'umwanya muto humvikana ijambo ry'ikilatini rigira riti Habemus Papani, risobanuye riti dufite papa. Birumvikana ko abateraniye ku mbuga ya Bazilika Mutagatifu Petero bategereje kubona papa mushya kuri iri baraza mu mwanya uri imbere no kumenya izina ry'ubutungane yahisemo. Mbere ko papa Leo wa 14 agera kuri iri baraza, abakardinali bamutoye bose bahateraniye. Abakristo bari kuri iyi mbuga bagaragaje ibyishimo by'ikirenga nyuma yaho batangarijwe ko papa mushya yabonetse mu by'ukuri. Uyu mupapa rero afite amateka yihariye kuko yabonye izuba ku itariki ya 14 Nzeri 1955. Kuva uyu munsi ku itariki ya 8 Gicurasi 2025 niwe papa mu by'ukuri cyangwa se umushumba wa Kiliziya Gatolika. Niwe papa kandi wa mbere uvuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Amerika y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri yavukiye rero muri Chicago muri leta ya Illinois. Prevost mu by'ukuri naho kandi yakoreye imirimo myinshi mu by'ukuri ndetse aza no kuza kuba yarakoze muri Peru hagati y'1985 n'1986 ndetse 1988 kugera mu 1998 yari padiri mukuru. Mu nyuma rero yaje no kwigisha mu seminari, yabaye umukardinali mu mwaka wa 2023. ubu ngubu mu by'ukuri akaba yari mu by'ukuri ayoboye hariya muri Amerika. Uyu mugabo rero kandi yavutse mu by'ukuri ku itariki ya 14 nkuko twabivuze, akaba ari umuhungu w'umufaransa ufite se w'umufaransa witwa Louis Marius Prevost, naho mama we akaba ari umutaliyani witwa Mildred Martinez. Yasoreje rero amashuri yiwe yisumbuye muri seminari ntoya ya Oda ya Saint Auguste mu 1973. Yaje rero kusoza nanone impamyabumenyi, yabonye impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu birebana n'imibare muri Villanova University mu 1977. Uyu rero yaje kuza kwiyemeza kuba umupadiri ndetse atangira mu by'ukuri akorera hariya muri Saint Augustine. Mu by'ukuri rero ni naho yaje kuza kuba mu by'ukuri abonera indahiro yiwe mu 1978. aza kuza noneho kwinjira mu 1981 mu byo nyine arimo
arimo akora umunsi ku wundi. Uyu kandi yize ibirebana na teolojiya. Mu by'ukuri mu busanzwe uyu mugabo avuga icyongereza, akavuga neza kandi icyesipanyol, igitaliyani n'igifaransa, igiportugali, ndetse ashobora gusoma ikilatini ndetse n'ikidage. Uyu mugabo rero kandi yabaye archbishop mu by'ukuri yabaye archbishop mu by'ukuri mu 1982 ndetse aza kugira gute nibwo mu by'ukuri yaje kuba ahabwa ubupadiri na archbishop Jean Dot mu by'ukuri ahangaha hari mu bihe bigiye bitandukanye. Umugabo rero kandi afite ubuhanga mu birebana n'amategeko. Mu 1985 yakoze muri Peru, yaje kandi kuba chancellor of Territory of Children's. Iyi ngira akaba ari ishuri naryo rikomeye cyane mu birebana mu by'ukuri hariya na teolojiya cyangwa se mu by'abihaye Imana. Umugabo rero kandi afite amateka yihariye muri rusange, yagiye mu by'ukuri agenda agaragaza aho agiye ahagaze mu birebana na politike mu myaka igiye itandukanye. Uyu rero akaba ari we mu by'ukuri watorewe kuba aba mu by'ukuri papa, akaba asimbuye Papa Francis wari warabaye nawe papa guhera mu mwaka wa 2014. Uyu mugabo rero akaba mu by'ukuri ageze gute agiye kugira gute aho mu by'ukuri ku itariki ya 3 Ugushyingo 2014 yaje kuba mu by'ukuri agirwa apostolic administration muri diocese ya Chiclayo hariya mu by'ukuri muri Latin Catholic, muri Katolika yanuza. Urumva aho ngaho yahawe inshingano na Papa Francis muri Amerika y'Amajyepfo. Uyu mugabo rero mu by'ukuri akaba mu by'ukuri ari we ugiye kuba ayobora inama cyangwa se ayobora mu by'ukuri ayobora Kiliziya Gatolika. Yahisemo rero izina rya Leo wa 14 nyuma y'uko rero uyu nguyu mu by'ukuri yari yaragize gute yasimbuye Papa Francis nawe wari warahisemo kwitwa Pope Francis. So rero ngayo nguko nuko ibintu bimeze, turaza gukomeza wenda kugenda tubagezaho uko ibintu byifashe hirya no hino muri rusange. Rero turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mu byo murimo mukora. Minota ku yindi turagenda tubaha amakuru agezweho kuri iyi ngingo.